Yes, alright, welcome back, bienvenue, ikaze nanone kuri The Mic Radio ndetse na TV. Wahisemo neza, Riderman yasubije Pacson umufitiye inzika. Riderman yanze kuri pfana asubiza Pacson uherutse guhamya ko amaze imyaka amufitiye inzika nyuma yuko yitabiriye igitaramo cye bikarangira akuwe ku rubyiniro mu buryo ahamya ko bugayitse. Pacson uherutse kuvuga ko mu bihe byashize yagiye gushyigikira Riderman mu gitaramo yari afite birangira abari bashinzwe umutekano bamukuye ku rubyiniro nabi. Pacson yagize ati Riderman ari kumurika albumu ye, abashinzwe umutekano bamvanye ku rubyiniro nabi kugeza n'iyi saha sindamubabarira. Uyu nguyu rero ni Pacson wari urimo uvuga ko ngo igihe Riderman yari ari kumurika albumu yiwe ngo abashinzwe umutekano ubwo yamusangaga kuri stage kwa kundi nyine umuhanzi mugenzi wa ashobora kugusanga ku rubyiniro aje kugufelicita, abashinzwe umutekano wa Riderman bahise bamanura ubita Pacson bahita bamukura ku rubyiniro ikubagaho. Urebe kano kavidewo gato ndahita ngaruka dukomeza. Riderman arikoching album yiwe bamusambanye kuri stage bafata nk'ukuntu bafata agashashi kujya n'isaha sindamubabara. Yes, alright, ngira ngo rero urabibonye. Pacson ahamya ko iki ari cyo kintu kibi cyabaye mu rugendo rwe rwa muzika ku buryo byamugoye kwiyunga na mugenzi we. Uyu muraperi avuga ko mbere yuko Riderman ajya ku rubyiniro bari bateguye ko bari bujyaneho, agashinja Riderman kuba byibuze ataranamurwaniriye ishyaka mu gihe yabonaga ko abashinzwe umutekano bamumanuye ku rubyiniro. Ku rundi ruhande Riderman ahamya ko Pacson yari yasinze kandi ko atakabaye amuryoza ibikorwa byakozwe n'abashinzwe umutekano kuko bari mu kazi. Riderman yasabye Pacson kwirengera ingaruka zavuye mu myitwarire mibi yagize icyo gihe, akareka gushaka uwo ayiterekaho. Ati muze kureba amashusho y'ibyabaye kuri YouTube urabona ko yari yasinze cyane. Ikindi kandi nk'uko yabivuze sinjye wabikoze, yewe sinanjye wabahamagaye. Abamukura ku rubyiniro abamukuyeho bari mu kazi kabo bisanzwe bashinzwe, kereka niba avuga ko wenda ntamutabaye. Ibyo kandi nabyo si inshingano zanjye na busa. Biratangaje kubona umuntu w'imyaka irenga 30 yitwara nabi byamugiraho ingaruka akabigereka ku bandi. Riderman yahakanye amakuru yuko bahuriye mu rwambariro bagategura ko bari bujyane ku rubyiniro nk'uko witwa Pacson de Don Pacson yari yabivuze. Ati ibyo avuga ko twahuriye mu rwambariro tugapanga kujyana ku rubyiniro ni ikinyoma cyambaye ubusape. Ibi byabereye mu gitaramo Riderman rero yakoreye muri Petit Stade i Remera kuwa 25 Ukuboza umwaka 2016 ubwo yamurikaga albumu ye ya karindwi. Albumu ya karindwi ikaba yaritwaga Ukuri. Ngayo nguko rero abaraperi murabizi uko batajya babipfana nyine yagufitiye inzika arakurabura. Uyu nguyu ni The Don Captain Pacson, ngira ngo muramuzi mumuzi kuri radio ndetse na TV1 n'izindi nyinshi yagiye acaho, mukaba munamuzi nk'umuraperi wagiye ukora ama collaboration n'abaraperi bagiye batandukanye bahuriza mu ndirimbo. Uyu nguyu rero ntabwo ajya ashobora na rimwe
hamwe guceceka ibintu. Ubu ngubu nyine kabaye, ndibaza yuko inkundura y'abaraperi yongeye kugaruka imihanda nyuma y'ibihe binini nyine biba bitambutse. Murumva ko almost 10 years biba ari ibintu nyine bimaze igihe bakabaye bibagirwa, ariko witwa Pacson uri gutungwa mikoro muri no minsi n'aba YouTubers n'abandi banyamakuru bagiye batandukanye rwose ntabwo yigize ari pfana. Yaravuze ati this nigga ndacyamufitiye inzika ntabwo ndamubabarira na gato. The Mic Radio na TV, subscribe. Alright, nguko rero tukiri mu baraperi, reka nkubwire ko umuraperi Hakizimana mani uyu nguyu wamamaye nka Amag yatangaje ko nyuma yo kujya mu buhinzi n'ubworozi atazigera yicuza kuba atarakomeje inzira y'ubwamamare. Yavuze ko ibyamamare binywa Heineken ku karubanda, nyamara mu rugo bakanywa urwagwa, ndetse bashaka kwemeza abantu kandi bakennye byahata. Yavuze ko nubwo benshi bamusetse ko agiye mu buhinzi n'ubworozi, hari abamuhamagara ngo agire uko abagenza kandi aribo babaye aba mbere mu kumuseka. Uyu rero ni Amag. Amag mu minsi yatambutse yagize gutya, yimuka i Kanombe yigira muri za Rwamagana, yigira mu buhinzi n'ubworozi aho yorora inkoko, ngira ngo n'amafi n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu mugabo rero yabaye asa nk'ushyize ikitwa mizike ku ruhande, we afokasinga cyane ku bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Kuri ubu ngubu rero aravuga yuko ngo aticuza kuba yarafashe icyo cyemezo, kuko n'ubundi ngo ubuzima bw'abahanzi bo mu Rwanda nta kigenda, aho bagenda mu tubari bakinyweshwa ubuhenikeni, nyamara bagera muri karitsiye aho batuye inzagwa zikayabazwa. Bamwita Amag. Uyu munsi uri gukora umuziki nyine nk'impano, utari gukora umuziki nko gushaka amaramuko cyangwa se gutrendinga n'ibindi bigiye bitandukanye. Thank you so much ladies and gentlemen, it's The Mic Radio ndetse na TV. Narakubwiye ngo nimba warahisemo kujya udukurikira umunsi ku munsi, umunsi umwe uzishima by'umurengero bidukesha, kubera yuko twebwe ntabwo duteze kugutenguha. Bye bye, ciao ciao, I love you so much ladies and gentlemen, I'm out. Welcome back to The Mic Radio na TV. Welcome back to The Mic Radio na TV.